Hello guys, twagarutse ni Beso family. So muranyihangana ndimo ndavuga gakeya uyu munsi, twongeye twaje banje kubasuhuza mwese, ndabakunda cyane abakomeje kudukurikirana baduha support, thank you. N'undi wese utaraduha support turamusabye ngo akomeze gukora subscribe ndetse akomeze kutwereka urukundo, natwe turabakunda cyane. So abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu n'indani turabakunda cyane, mukomeze mudukorere icyo bise sub. So uyu munsi rero nateguye akantu, umugabo wanjye yiriwe mu rugo arananiwe cyane, so nshaka kumutesha icyo bise umutwe, kandi ndabizi ko arwaye ariko bakumutesha umutwe nibwo ari bukire. So ni amasaha y'ijoro, murihangana urumuri hafi ya ntarwo. Kameramani wanjye ari hanze yashyize kamera mu idirishya, ntabwo umugabo wanjye ari buyibone. So murabona ko amajwi nayo ari tayari, ntabwo ari bubashe kumbona, ntabwo ari bubashe kukabona. Sorry, ndabakunda cyane. So ngiye kumutesha umutwe, komeze mudukunde. Baby ite Byiza. ko warakaye se? Ko warakaye? Ntabwo narakaye. Aho wahereye ukora ntabwo uraroha? Ntabwo urananirwa? Oya, neza gato, neza gato. Nase waretse ntabwo wananiwe? Makuri kano kantu Uzane glass yanjye, uzane glass yanjye. manywere kuri iyo. Akubona ko ndwaye waretse uzakora akazi. Ongera unsukiremo hariya. Wambabariye koko. Nsukiremo ndahita nkureka. Nawe ngora buri munsi. So wahereye mana yanjye, ngo nkubwire ariko ndimo nuburetse gato ibyo uri mubwire. Cyangwa banza ugende mu cyumba ndaje turavugana kamanda iyi raporo ijyana sibyo mbabarira. Yayishyira hariya. Aho wahereye kandi ndi kugushaka. Uyu munsi abigenewe ndi busy, mfite akazi kenshi, mfite raporo ngomba gutanga uyu munsi. Ubu bimaze kubasanga busy ejo ngomba kubwire to biretse. Wabaretse koko. Wambabariye koko. Ndakubabariye nawe mbabarira. Ndakubabariye. Nuburetse ariko ndi kugushara ibintu nshaka kubwira. Agenda nawe wambabariye koko. Iminwa yanjye imeze ute? Yabaye umutuku. Ukuntu umeze ufite iminwa y'umutuku y'abagore. Banza ujye kuryama ndaje. Mbabarira. Niba nyirukana ku kazi uzagenda gute? Nzagushagira kandi. Sinzi ko mfite kampani. Okay, waretse ibyo bintu wambabariye. Do. Twumvikane. Ni ibintu ngiye kukubwira kandi bimbwire vuba ubu ngubu. Ndarwaye mbabarire ubu ngubu mvuye funga imashini mbanza sibwo banza ni imiti mu kanya. Wambabariye koko. Nese ntunyweye ibinini bitanu icyarimwe wakiza. Wambabariye waretse ibintu mundoreza ibintu kuri email. Wambabariye ibintu wahereye kohereza saa 2 saa 5 zirageze z'ijoro. Nese nakubwiye ko nshaka amasanga mbwiza ukuri. Urabizi kumaze iminsi nakora. Sije maze iminsi nakora. Kuri gushoreza se tugenda uranarwaye byihorere. Uri dasoma nyirukana mu kazi koko. Bajyana banyirukana. Ubu nibyo ushaka. Yego. Nibyo nshaka ariko ntabwo wongera gukora. Uvuze ngo urashaka banyirukana mu kazi. Ni wowe bivuze. Shaka.
dore ukuntu njomba Yani. irwara Ah. sikumvishije amaraso do wajya umbabara ariko ko mana wajya ureka ibyo bintu koko urabishaka ngo Mana yanjye. Ayi uyu mugabo ko afite amahane rega ntabwo uri wajya bugakora ukaryama ubundi wajya ukaryama uzakomereza hejuru ufite ibintu ngomba gukura aya masaha iyo warakaye ubusekeje umva tugende gabanya ibyo by'imishu tugende hanze cyangwa mu gikoni cyangwa mu cyumba cyangwa hose nkubwire ariko hano muri salo hari kumbangamiye umugore wanjye papa nuwa umva ubundi tugende uruwa nduwi rusizi babara bibireka babara ariko sijya umuntu yabakubwiye ntabwo wumva nayikoraho umenye ko ndakara ubona ngira amahoro agakomeza kumbanga reka amasa reka okay reka twumvikane sijya ndabizi ko nshaka sijya nawe ndagukeneye ariko byibuze ngewe n'ibintu ngiye kukubwira byihutirwa iminota itanu yo basi 1 2 3 4 5 ni diri nyine ntabyo nkeneye bya diri byawe please baby please baby ntabwo numva icyongereza nase ugamije iki umunwa wanjye wabaye umutuku wasize si bicyundi ko umuntu usa umutuku bebe ndumva ntangiye kurwara ngaho reka nkubeshye ko ndwaye niba ureka akazi igihe wahereye uzi ko wabimene ku mutwe ni abantu uzi basaze kubera akazi kubera ubwenge nako ibi ni ibiki se biri kuvibura we mu mufuka ni fone dore baranaguhamagaye ibyihorere reka nitabe ni mu kazi bari kumamagara witabira ku mashini ubwo uri kunesha umutwe gutya urabizi nta ibintu byiza byo gutesha babara ariko ndakubabariye telefone se y'akazi watsinkita abantu bo mu kazi tabire ku mashini ntabwo nabikonekitinze okay ni amahoro ngo uba utarumva icyo ngiye kukubwira okay mbwira basi ase wagiye wumvikana ubundi koko wagiye wumvikana aya ndakura narwaye igifu ndakura ntabwo umva ntabwo ngiye kujya nkorera mu kazi sinzongera no kujya nkorera ahangaha mu rugo ngiye kujya ngenda mu kazi ngumeyo amasaha yose ntayo mu ijoro ahubwo uzajye kubayo bebe shaka ngwino nkubwire ngiye kuba seriye ireke kadita uretse gato ese wajya ureka amahane ubundi wowe ano yego mwire yego ni byiza nawe ndana mu kazi ndakuvugisha gatoya ubwo reba ninde ni umuhungu dukorana nawe se yaraye mu kazi nkawe tugende se wagira ibintu nk'ibyo nta kintu wongera gukora njyewe uyu munsi niyemeje ko bese nandike bese babara nandike akantu uretse iyi message nyandike bebe do baraguhamagaye se kugira fone nyinshi bebe dore iyi ngiyi dore amasaha ageze siko buri kwira ese ni saa ngapi mana yanjye uyu mugabo no umukunzi please wait do koko ibintu turi gukora bahungu genda bahungu genda ntabwo uzakora ejo nijoro reba imashini ukuntu nyigize ngajya nzanira imiti mbanze ngo ndi kumva umutwe ukundiye cyane babarisize nzanira ya miti naguze irihera mu cyumba nzanira imiti banza umenyweho ndi kuribwa umubiri wose ntabwo wumva ibyo umuntu aba ari kukubwira igihe umuntu yakubwiriye nagusabye iminota 5 ubu nagombye kuba nabirangije ibintu byo ngenda ngagenda banza ugende ndagenda
Ndishyura. Babishyiraho nyine. Shyira nganda. Ntabwo ujya wumvikana. Kamaremo. Hasigayemo gake. Shoya tugende mubwira akantu gatoya tugaruka. Wambwiye koko hano. Wambwiye. Ntabwo wakumva uri dore bino bintu urimo. Se musigaye mukorera noneho n'abashinwa. Narwaye umutwe muri hano bya Mana yanjye. Kangusomye nka kumwe nagusomeje mu bukwe niwanywa. Kanywe yewe. Waretse. None ndagukubita se. Ndagukubita. Drum urayizi yo mu rusengero. Bayicuranga gutya. Rega birarangira uje. Okay. Ntabwo murakariye ariko uretse mbanza murakariye sibyo mbabarira. Sinkukunda. Ntakukora. Mukunze mbabarira. Amasegonda 70. 5. Ngo atatu. Hehe. Aho niho heza. Kira. Sukiramo noneho mpite umva ndahita nkureka. Nyine gura bicurano ibyo utuza ariko iminota. Ntabwo natuza taransukiramo kandi kajusi. Sukiramo yewe. Cyangwa ugiye umva. Ikira. Umva ukuntu ufite amagripe, umva ukuntu nameze neza. Kuko nta nubwo wangira ni muwe ko kutavugishwa. Ubu nta nubwo ushobora kuvuga umugabo wanjye ntabwo ameze neza, gushaka gukora raporo zo mu kazi birangire reba nk'akazi navuze ngomba kurara nkara. Uziko wagira ngo urwaye igituntu. Indwara bita igituntu. Ndayizi. Umva segamira musetse. None tubyore. Ndi gukomeza gukora akazi. Nindaza gukora akazi. Uze mubwire. Mubwire se mubwire iki? Kandi bakunterereje nakubonye. Bakunterereje. Ntabwo bisanzwe ni ukuri kw'Imana pe. Ntabwo bisanzwe. Birasanzwe. Ubundi ufite abaye bazima. Amakaboko. Ufite abazimu bawe banjye. Ufite abaye bazima. Abaye. Ninde wakunterereje? Bakuroze. Ninde wakuroze? Satani. Umva nakubwiye ngo ngwino nkubwire. Bibi mbabarira ndarwaye. Yo man uziko rwaye. Wambabare koko. Ongera ugire kuriya. Ngo. Tutuzuru duto. Bebe uziko ari nkurusha ibimazuru. Kankoreho numve. None yabaye. Waretse gumana. Waretse kumutwe uri kundya ko wambabare. Ni inzu. Ni igikuta. Bebe reba nanjye yanjye gire. Nanjye kora ku yanjye. Genda. Ibintu byo gukora ntabwo mbishaka. Mbabarira. Kira. Gisa bibi gusa. Kinogori. Fita hano bebe waze kurakara uzukuraka ibiri seri. Kimuntu akubwira ntabwo urumva ibyo umuntu akubwira. Wagiye witonda ariko ubundi ukamera nk'abandi bagore. Ubundi umeze ute? Ehe. Umeze utera? Umuntu uriho umuriro araguhamagaye. Umuriro. Fire do. Hariho umuriro. Babarira ndirwariye mbabarira pe. Bikomeza kunesha umutwe. Sit. Babarira wintesha umutwe. Sit. Umva. Down. Ibyo bintu ntabwo mbishaka. Ntabikubujije. Ntabikubujije. Shabe bumva. Yaje kurara ukora saa 5, saa 8. Ufite ubwoba nabonye umuntu ari kumurika itoroshi. Mbona kubeshya. Byikorere wenyine. Byikorere. Nze gushyiramo filime. Yonyine. Bebe. Nshyiremo. Urakoze. Katurebe ya filime ariyo niyi.
maze nkora ibiki urashaka kureba iki? nzi gushyira amafilime gusa mu mashini nta bindi bintu nzi nk'uyu mu aka kantu koko kakurusha ibiro bingahe uzi wabaye amazuru yabaye manini kubera ibicurane tugende kuryama agabanuke egama tugende ngo tangawizi bebe genda ubizane byose ibyo akasuye turajyana mperekeza siku niyo uraka y'umeze izina ry'Imana niba batakunterereje noneho dore izina ry'Imana batakunterereje dore ndi kubona usekeje pe noneho tugiye noneho tugiye kurwana nibanze kumva za zindi ajetiri ngo kandi ibintu ngiye kubwira ni imbyibagirwa sunsubiza inyuma ibyo bintu ni imbyibagirwa ibihe se nsubiza inyuma ibihe nsubiza inyuma muri mayindi ngo alo sore mu buri bebe tugende njye kukubwira dore birihutirwa barandanze raporo y'akazi please ngupfukamire se nari nkubeshye nta muntu twari tuvugana ngupfukamire se basi ngupfukamire basi pfukama uragenda please babare tudashwana kuko njye nindamuka mfukama ntabwo upfukamira ngo ati babara njye ndagukubita inshyi yego pfukama ese wowe ubundi ntabwo urasoza ku kazi ntaho njya nta nuko ntarana nawe ntabwo none ibyo ngibyo se ntabwo ntarana nawe ninjye ubivuze akira dutinge nta soni wakwirirwa ubuza umuntu akira dupinge badupingure tubwire baze badupingure kareba we kanirebere filime kuri fone satani yaguteye nakubonye niyo mpamvu nyine ugomba kunyumva ukaza ukantabara mva narwaye igifu mva tugende ujye kungurira imiti reba hano yewe papa Blesso yodisi arabaye reba nk'iyi raporo itumye ibintu raporo nyine ibaye raporo y'idiritinge ibintu birakenewe rino joro ariko igihe nakubwira ntabwo wumva ntabwo nabwo ko bikenewe nanjye ibyo ngiye kubwira birakenewe bino mu gitondo rino joro ngomba kuba nabitanze yesu we dore kano kantu bebe abanyabuzima ni ikintu kiza muri konti dore nose ibintu byose bikuyemo hano ubusa ko bikuyemo biragenda ntaranabisevinga reba ukuntu ntangije kano kazi kuva amasaha yose abiri yose maze ndi gukora ngaho nicaye iki hano kazi se kararuta umugore wawe noneho ntangiye no kurakara yego karamuruta ubwo karamuruta bamaze mubwire kumva guhera uyu munsi yego guhera uyu munsi kuzageza iteka ryose tuzatandukanwa n'urupfu yego komeza ariko ese uri gusetswa n'iki wundi kandi ze wambwira wanyinginga ngo nseke naho ugeze reka ndeke basi nabigarura ndi kubona n'ubutangira kugarura kumbabarira
Don't. ntabwo mbishaka. Ndabona byisivinze hano kuri desktop waretse. Desk Uri kuvuna. bibeka ngo ucire inzara pe zimaze gukura. Cyangwa uzicisha amenyo. Bebe desktop ni hano. Urambangamiye mu buzima bwose kumenya kuva twamenyana kuva twabana sinigeze ntekereza ko wakora ibintu by'amafuti nk'ibi ngibi kugeza naho wica akazi k'umuntu akagombye gukora akazi usohoka gutunga akazi se bagakora saa 5 wowe hano uri muri Amerika nako saa 8. Wake up. Gutyo ntaribi nujya kuri phone ntaribi n'akazi ugiye kukimurira kuri phone ugakuye ku mashini na phone nayo ntabwo ngiye kuyikunyaga. Ubu se umuntu kumubeshye ko raporo yisoje kandi ntabwo ntabwo beberata mva mubwire ngiye kubwira ibintu byose byanjye wavugisha toke mu buzima urambabaje bebe yari prank mani urambabaje yari prank nonse ko bizi nakubabaza yari prank. prank ni biki? What is prank? Kambi searching kuri Google. Umva na yari prank yakora kugira ngo umutwe ukire. Rega wari wafunganya amazuru cyane. Sumva ko utangiye kuvuga neza. Nuko kubavura. Urabura kunzana imitwe. Iminota 5 utakorora. Kubera yuko nakuvugishije. Wari uri gukorora ukababara mu gatuza. Umugabo sinzi ko ujya urakara gutya. Ni prank yari prank. Reka tureke kurakara twese. Ngehe nta hantu ndi bujye. Kandi yari prank mvanye nkubwira. Yari prank nakumva sibyo niba byari na prank sinabizi. Nese kubizi nagukora bino Diamond zaje gutera uzo komeza unesha. Karaga prank sorry. Diamond ya prank nyine yamfashe na essence. Mu buzima rabo reka bazi reka niba ari prank ngenda ndagusanga. Yari prank bibi. Banze nyine umbabarire. Okay aha. Yehe. Wababare ngamaza ngasoza bino bintu. Uyatesha umuntu satani yaguteye. Ahubwo nawe naringize ngo yagufasha ukuntu wigize. Yari prank bibi si ubu nabo kandi nawe hagiye byakubaho. Niba ari prank nyemerera ngende mu cyuma nsoza akazi. Yari prank. Prank se bigaragara. Yego. Ibinyereka. Mwereka ahantu. Yego. Ahantu hameze gute? Ahantu nyine hari prank. Hanyereka tire. Bebe sore ariko uri kunca amazi kandi kugusobanurira. Ngaho noneho basi reba hariya. Reba hanze atari ku muryango. Witegereze cyane hariya. Hari jomeri imira kujomera hariya nta kintu uri kubona. Skuru umusazi. Ndaruhutse ibyo nashakaga gukora ndabikoze. Ubu nta akazi. Nushaka ugakore uzageze. Hari ikintu kijya hanze. Mama ukuntu gutesha. Hari ikintu kijya hanze. Nakumena. Nakumena. Kizajya mu nzu nta. Dore kamera hari abari kumubara. Bamaze bava nikora akazi kwanza. Ibintu byawe bijyanye ngiye mana. Murazaje yirirwa yinondirira none. Umva none ubu wabonye kamera reka kwiba. Bagenda n'imje. Ngehe nta nungi. Umuntu gutesha umutwe umuntu gusa. Why? Because Chabe bede bara kamera basi. Yamaze. Niyo yaba ari prank. Uyoboye karo kazi ko ndi gukora ukuntu kagoye. Urabiyobewe. Usko ari ibintu ngomba gutanga. Bagende banikorera. Nta nundi bugi. Okay, babara basi yenda mu cyumataje. Kamera.
kamera y'Imana iba irakureba iriya niyo kamera y'Imana bumvise bavuze ngaho rero